ariko ubu tugurishije ya musheru na mutamunizazo ubwo amafaranga bakwatse ntiyababonetse. Yewe simbizi sinamenye we. Simoje ryori. Yewe tubonye tugeze inora. Aha. Uzi ko Kigali habaye nko mu nzu n'indi. Imihanda se ko yabaye myiza. Imodoka zirayigeramo ukagira ngo ni umuravyo da. Musanze nawe mperekeje rwanjye uvuye hano. Yari yadusuye mbese. Nari muherekeje. Yahoza ambwira iby'abantu bishwe n'imodoka mu matangazo yumvise. Uko kandi umutima wari wagiye mu mutwe. Umadana urabaza. Ahubwo byane nayize ubwoba cyane n'ubwo ambwiye ko mu yumvise ntazina yumvise asanzwe azi. Rega niko bimera iyo umuntu aragiriye hanze. Ahora afite ubwoba iyo yumvise inkuru nk'izo. Niko se mwana wa. Byari byabajyanye mwaronse. Yewe mama nakubwire. Yewe turonka ibiki rwose ko Kigali ni amahanga n'ukuri. Ngo turonka no kuba tugeze ino naharuma. Ahubwo bavugaga imodoka mwari kumva ngo amabandi yatwiciye ku muhanda cyangwa ku ibaraza ry'abakire. Byabagendekeye bite? Mwabe urugo se? Yewe ntawabona uko bivuga n'ukuri. Ariko niba ari uruzungu niba ari ukujijuka kw'abubu biteze kandi sinasobanukiwe neza n'ukuri. Nawe se turi twageze Kigali tutayoboje. Umuhungu watuye mu rugo rukomeye ruzira amayobera. Rurazitiriye rufite urugi rumwe rw'icyuma ngo rwanditseho ngo hano hari imbwa iryana. Urabizi ko ntazi gusoma ariko abasoma numvise ariko bavuga ko nibyo byanditse. None se iyo mbwa niyo yabahejeje hanze iyo muhamagara bakayifata se? Reka da ntambwe ibayo. Naritonze ndashishoza iyo mbwa ndayibura. Ubanza amagambo bayandika kugira ngo abuze ba rubanda rwa Gisisegara kwinjira iwabo. None se ku kimwe mutahise mwinjira ko mutari rubanda rwa Giseseka? Ntibyari kudushobokera kuko urwo rugi rufungirwa imbere n'urufungufuri ikomeye cyane. Twarakomanze nkaho bwakeye ntibadufungurira. Hanyuma mwijiye mute? Yewe sinzi rero ukuntu ku by'amahirwe haje wa muzukuru wabarihenda wa wundi witwa Bwigenge ngira ngo uramubona. Ndamubona. Nuko yihitira tubona duhagaze aho ngaho inyuma y'urugi. Araza aradusuhuza uwo mwana w'umunyarwanda rwose agira ikinyabupfura. Nuwase buriya. Nuwase. Nuko tumubwira uburyo twahondaguye ku rugi ntibatwumve. Nuko ngiye kubona mbona koze ku kantu karaho ku rugi. Twumva inzogera ivugiye imbere mu rugo hirya iyo ngiyo. Nuko mu mwanya tugiye kubona neza kwa padiri. Aho bagira inzogera. Nuko mu mwanya rero tugiye kubona tubona umuhungu w'umusore ngurinda urwo rugi. Urinda urugi? Umuntu w'umugabo? Nuko tubona araje. Aradukingurira icyo akora turinjira. Mbese ugira ngo iyo tutagira Bwigenge ntitwari kurara inyuma y'urwo rugi? None se Bwigenge rusha agato karakura ubwenge kuki watari yavumbuye amayeri yo guhamagara? Uretse ko nagiye mbisoma mu bitabo uko bakire ngo bagire ingo zihora zifunze bityo kugira ngo hagire uhamagara imbere mu rugo akifashisha inzogera ikoreshwa amashanyarazi. Iyo nzogera sinari nakabonye aho ikoreshwa. Niwize se? Reka da naho Bwigenge we wibuke ko afite nyirarumukize ushobora kuba atunze urugi nkuru. Ariko se mwana wanjye ko kutirenganya wari kubibonera hehe? Ntiwabonye n'abana banda y'umujinya b'impinja bagendera ku magara aho mu gipangu cyase? Cyangwa wa wundi ukiri kwibere? Naramubonye. Umwe utaramenya no gukambaka. Oya utabura nazibye. Ntiwabonye ko afite ikintu gisa n'imodoka bamwicazamo kikamutembereza hagati y'intebe zabo? Niko wabibonye? Niryanda bandimo mbere yo kuganira ibyo ndayo umujinya atunze n'imodoka zibandatira buri munsi. Mujye mwibuka ko byose ari giye babikesha. Niko se oya agomba kubimenya. None si yo mubera imbwa sinkora uko nshoboye ngo ibyo byose umuvugaho babifite. Ikibabaje nuko rwose bavuye no bose bazavuga ko ari umuzungu barata ubukungu. Ariko nasubiza amaso inyuma ngo nyibuke ngo nawe abe yanyitura.
ngo asubize amaso Niko. inyuma ahubwo sinzi ko anabirota. uruzi niyo nkura muri iki gisenge cy'umurayi gusa. yo birakabije. Ariko se ibyari byabajyanye mwarabibonye? aha ngo tubibona narenye kubwira iby'urugendo rwacu. Nuko rero tukinjira muri urwo rugo rukomeye rw'umuhungu wawe, twasanze yo mukazana wawe wabandi aratuganiriza rwose. Hashize umwanya muto umuhungu wawe nawe baraje, nuko ntadukubise amaso tubona arahindutse. Arahindutse araducunaguza araducunaguza koko. ntibumva icyo kigorgira. Amaze kudushungura nk'inkumbi, nuko tubona arigendeye. Nukuri rwose ni igitangaza. Kuvuga rero ko mwaje mutavuganye. hari n'ibindi mama atavuze ahubwo. Ni ibiki sha? Yewe ibyo nta mubyeyi wabyaye wabona uko abisubiramo. Nk'ishyano twagushije rwose. Ye Yo koko ndayo umujinya rero agira atya atahe asange naryamye ambyutse maze antuke. arinda kukubyutsa se Antukeye. ko yaragusize aho. Yo ubwo hari mu gicuku kubyutsa mu gicuku yagiye agusize aho ngaho. yansize aho ngaho amzukirije iki kuntuka angirira ibyamfura mbiye angirira ibyamfura mbi naramubyaye nukuri rwose ankoze isoni nsigara nicuza rwose icyari cyanzanye. Yo Nuko aho arambiriwe yarushye ati n'amafaranga munyaka ntayo nifitiye. Akudutumaho ngo ugende ugurisha ibyo udutungisha inzara izaturimbure ngo nta mafaranga afite rwose. ubwo nta mafaranga y'ishuri yahaye murumuna we? Amafaranga yahehe yo kagiyo nasize sogokuru. Koko Yaramubwiye ngo nagende yicare ngo ibyo kwiga kwe rwose ngo ntacyo bimubwiye rwose, ngo ntacyo bimubwiye ngo ntamwigira, ngo abize barize mama we, ngo barize nasange se. ngo nasange se? Rwose ngo nasange se koko? ngo ye rega nibyo ubwirwa nibyo ubwirwa. yatinyutse kuvuga ayo magambo n'ibintu byose byamushiriyeho. ngo nasange se? Ibyo sarabyibuka. Nagize ngo ndabimwibutsa arambaraza. amafaranga ni menshi Yewe. ariko muyihangane. niba ni dushokera igitangaza tuzasahurwa rwose. umesera twishingiye muri banki y'abaturage. oya mwana we, oya rwose. nubwo nagurisha ibyo ntunze byose nsigaranye byose, nubwo natanga aka kenda nkenyeye, ariko uziga mwana we, uhumura uziga, n'impamo y'Imana uziga, iyo mbuka nta soni uziga, humura mwana we. Yewe Nyagasani we, ukuntu ndayo umujinya akize ibintu afite, iyaba yamenyaga abavandimwe n'ababyeyi oya humura mwana we, yarushaho kugira umugisha humura w'Imana rwose. kuko mbanishe bakamenya Rwose. ibihogo tutaramenya. ni igitangaza kuko ni igitangaza. Biriya ni ukurumbya uhagaze.